Yesu agiye kuza muririmbe bagenzi mwishima Yesu agiye kuza urufunguzo tuwenga verse rotogolera biraboneka muri Yobu tuwenga mubula Yobu igice cya 36 chapter chake cha 36 turasoma duhereye ku murongo wa 18 tuwenga kuyambira ba verse lagera 18 Yobu igice cya 36 umurongo wa 18 Yobu 36 verse lagera 18 amagambo avuga ngo baramaho akunena kuti hariho uburakari baguti mujenjere mkwiyo wirinde utayobeshwa no kwirarira kwawe ungakunyengeni mujite mnyozo bigatuma incungu nyinshi zinanirwa kugucungura ndipo usakusogeretseni ukulu waudipo mbese ubutunzi bwawe chuma chanu n'ububasha bw'imbaraga zawe bwose kidzafikira kodi byatuma utabona amakuba kuti simudzakhala wopsinjika kapena mphamvu yanu yonse yolimba. Imana ijambo ryayo Adalitse mawu ake. reka dupfukame dusenge. Igwade bansi libempere. Urakoze data wo mw'ijuru, tugushimye muri iki gitondo, tuzani maono tugushimiye umugisha wongeye kuduha, umugisha wo kwiga ijambo ryawe, nibwo buryo gusa ufite bwo kuvugana n'abantu bawe. Icyaha cyadutandukanije nawe gituma uhisha amaso yacu y'ibigaragara ubwiza bwawe, kuko ubwiza bwawe ari umuriro ukongora, maze uhitamo ubu buryo kugira ngo uvugane nawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo hariho uburakari kandi ngo twirinde tutayobeshwa no kwirarira kwawe. Umwana w'umuntu wabamo kwirarira, kandi ibyo byatuma incungu nyinshi zinanirwa kuducungura. Utanga bugingo tuguciriye bugufi, ijambo ryawe ribona umwanya muri twe. Ijambo ryawe ryararwanijwe, rirwanwa n'abakomeye bo mu isi, ariko ntibigeze baritsinda. Rifite imbaraga zirenze uko twazivuga, iryo rituyobora mu nzira y'agakiza, iryo ritubwira ibyo dushakaho, dore kumvira ijambo ryawe. Dusabye Mwuka Wera amanukira imitima yawe, imbaraga yawe wavuze ko nizi zatsinda bisi, ikabemeza ibyaha. Reka imanukire imitima yose igiye kumva, maze buri muntu yumva gukomanga kwawe, ukomanga ku rugi rw'umutima. Baravuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe. Dushoboze gukingura, ngwino mu bugingo bwacu, ngwino uhagararire ijambo ryawe, garagaza icyubahiro cyawe muri iki cyerekezo. Reka abantu b'indushyi, abantu bari mu kaga, ubahe ubugingo, kandi tuzi gushobora byose. Bashoboye ibyo batubanjirije, byacu ntabwo ari byo byakuranga. Urakoze Mwami Yesu, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Reka ibyo ubona bidukwiriye ubiduhe ubuntu mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Turabashimiye cyane abamaze kugera hano, turabashimiye cyane abamaze gukangurwa n'irijwi, kandi bakaba bafite umunezero wo kwiga ijambo ry'Imana.
chimwemwe cyo kunzira mu Mulungu. Hari n'abumva babangamiwe mu bitotsi byabo. Namumva uri siziri bwino mutoma. Ariko mwihangane kuko namwe Yesu arabashaka. Mano mubirire ifa yose Yesu Kristo. Iyi ni gahunda idasanzwe. Sinyengo amba. Uno ubutumwa buheruka. Tenga otiriza. Iri ni ijwi rirenga ririmo riburira isi. Ange bagira rumene gutugeza tse. Ntabwo ari muri iki cyerekezo gusa. Simbera inoka. Ushobora kumva ari ibiri kumvikana mu matwi yawe. Ukabona ngari zimwe tumvegera mu maguru mwawe. Ariko isi yose irimo irakurikirana ubutumwa. Mano tugoronse utaro tenga. Ni ubutumwa budashingiye ku idini. Tenga menese na minage si uri. Ni ubutumwa butarobanura ku butoni. Tenga hose asanga bana. Ntabwo bushingiye ku bwoko. Abena mtundo. Ntabwo buvangura ibihugu. Abena kusanga mayigo. Ntabwo buvangura ibara. Abena kungo. Ahubwo Bibiliya ivuga ubutumwa. Mano Bible bafogoza zabutenga. Nkuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 14. Onga niwengera mkivumbutso cyategeka fonene. Bibiliya iratubwira abantu bagomba kumva ubutumwa barimo. Bible ifogoza ndabona kumenya kumva tenga urinda ntora. Kandi muvandimwe turagusaba guhuguka cyane. Kandi turagusaba kwita kuri ubu butumwa. Turasoma mu Byahishuwe igice cya 14:6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru. Afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ngabubwira bari mu isi yose. Bo mu mahanga yose. Imiryango yose. N'indimi zose. N'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Nimuramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Turi mu ntambara iheruka, kandi ni intambara ishingiye ku kuramya. Satani yakoze byose kugira ngo ayobye abantu kuri iyi. Imana irashaka ko tuyiramya, ariko byashoboka ko hari ibyo umaze igihe kirekire uramya. Imana irashaka guhindurira icyerekezo. Ni ubutumwa bubwira amoko yose. Ni ubutumwa buri mu ndimi zose. Ni ubutumwa bubwirwa amahanga yose. Ni ubutumwa bubwira abantu kubaha Imana ndetse no kwihimbaza, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza cyageze. Ugiye kujyanwa mu rubanza, kandi ni urukiko rw'Imana. Buri muntu wese ibyo yakoze byagiye byandika mu bwitonzi uhereye akivuka. Ibyawe byose biranditse mu gitabo cy'urupfu, kandi abamarayika ni abatangabuhamya. Imana itagira ikihishwa, Imana idahabwa ruswa. Mu rukiko rwayo buri muntu wese agiye kwisobanura. Ariko tukuzaniye inkuru nziza. Hari uwiyemeje kukuburanira, hari uwiyemeje kurwana ku bugingo bwawe, hari uwahawe igihano wagombaga guhabwa. Ni inkuru nziza muri iki gitondo. Turashaka kukubwira uwagucunguye, kandi ugiye kuguhagararira muri uru rubanza. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo, uwambaye uyu mubiri twambaye, awumarana imyaka isaga 30. Arwanira aho Adamu yatsindiwe, Kristo yaradutsindiye. Kristo yarahatsindiye. Muri iki gitondo tukuzaniye inkuru nziza. Turagusaba rero guhuguka, kuko ni ubutumwa bubwirwa imiryango yose. Hari umuryango wawe mwamukanguwe n'aya majwi, ushobora kubyuka ugaha Imana icyubahiro, cyangwa se wabona aryamye. Imana irashaka ko wumva, kandi n'abari muri iri teraniro namwe nuko kumva gusa nicyo cyatuma
wakira ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo hahirwa usoma kandi hahirwa n'abumva bakitondera ibyanditse muri iki gitabo. Muri iki gitondo tubafitiye icyigisho kinejeje gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nimushake kandi mubone. Nimushake kandi mubone. Tugiye kurambura Bibiliya maze Bibiliya itubwire insanganyamatsiko neza nk'uko biri mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya. Turasoma igice cya 29 umurongo wa 13. Yeremiya aratubwira icyo Imana igushakaho muri iki gitabo. Uwiteka Imana iravuga ngo muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13. Hari amagambo avuga ngo muzashaka mu mbone nimunshaka n'umutima wanyu wose zabonwa namwe niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuze muri iki gitondo ati muzashaka kandi muzambona ari uko munshakanye umutima wanyu wose. Muvandi mwaboneza amatwi. Niba hari ikintu Imana yarinze mu muntu n'umutima nawe, ushobora kuba ugifite umutima nawe. Nubwo muri iki gihe Satani yakoze byose ngo yangize umutima nawe, ariko ushobora kuba ugifite umutima nama kandi uwo niwe utubashisha guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Imana irashaka ko tuyishaka nubwo ari nayo yabanje kudushaka. Yakoze byose kugira ngo ubutumwa bukugereho. Ukimara kumvira ijwi urahabwa umuburo. Nimushake kandi mubone. Mbese umuntu yashaka Imana ate? Ni inama ugiye guhabwa muri iki gitondo. Muri iki cyigisho kikubwira ngo nimushake kandi mubone. Nyamara hari abibwira ko bitabareba. Hari ababibuzwa n'amadini barimo. Hari ababibuzwa n'abafasha babo. Hari ababibuzwa n'abaturanyi babo. Bakababwira ati ibyo mwibitega amatwi. Ibyo bintu ni ubuyobe. Ariko muvandimwe niko byahanuwe. Bibiliya yagiye ivuga uburyo ubutumwa buheruka, uburyo Satani azaburwanya, ndetse n'abayobozi b'amadini bagakoresha imbaraga zirenze iza kimuntu kugira ngo babuze umucyo wo utagera kubo bayobora. Ariko ubu ni ubutumwa buheruka. Ntabwo icyo Imana ishaka ari uko wakwihana gusa, ahubwo ni uguhamiriza amahanga yose imperuka igahera kikaza. Icy'ingenzi ni ukumenya ukuri. Icy'ingenzi ni ukumenya ibigiye kubaho, maze amahitamo yawe akagutera kwitegura cyangwa se ukabyihorera. Yesu Kristo agiye kuza vuba kandi amaso yose azamureba. N'abanze ubutumwa bwiza bazabihamya. Zavuga ngo twarabibwiwe twanga kubihagarika. Byadusanze no mu ngo zacu, byadukanguraga dusinziriye, ariko ntitwigeze tubyitaho. Buri muntu wese azibonera iby'ubu butumwa n'icyo bwashakaga, kandi buri wese azavuga ngo nitugende dupfe nitwe twizize. Nta Imana itakoze. Yesu Kristo aragushaka. Muvandimwe ukwiye kubyitaho, kuko nta kindi Imana igushaka. Irashaka kukubabarira ibyaha,
irashaka kuguha umwuka wayo, irashaka kuguhindura mu mutima, ikaguha umutima mushya, irashaka kuguhindurira izina, irashaka kukubatura, irashaka kukwambika gukiranuka kwawe. Ntabwo narondora iby'Imana ishaka kugukorera, byose ni byiza kuko Imana yacu ni urukundo. Muri iki gitondo rero ntukwiriye kwirari, ntukwiriye kubibuzwa n'idini, ntukwiriye kubibuzwa n'umufasha wawe, kuko agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Umuntu wese azibarizwa ibye. Muri uru rubanza pasitoro ntazaguhagararirayo, muri uru rubanza ntabwo umukuru w'itorero azaguhagararirayo, ntabwo umubwiriza butumwa w'umukorerabushake nkanjye nzahagarara, ahubwo buri muntu wese azahagarara ku giti cye, kandi buri muntu wese azahemberwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Muri iki gitondo ndashaka kugusobanurira kwihana. Icyigisho cyo muri iki gitondo gishingiye muri Yobu igice cya 36 murongo wa 18. Ijambo ryatubwiye ngo hariho uburakari, wirinde utayobeshwa no kwirarira kwawe, bigatuma incungu nyinshi zinanirwa kugucungura. Imana irashaka kugucungura, ariko ushobora kwirarira maze ukagira igihombo gikomeye. Abafarisayo nicyo gihombo bagize. Bavuga ko ari abana ba Aburahamu, bavuga ko ntacyo bakeneye, bavuga ko bafite idini ryiza, bakavuga ko nta kibazo. Yesu yarabasanze arababwira ati, iyo muvuga ko muri impumyi nta cyaha muba mufite, ariko kuko muvuga ko mureba icyaha cyanyu kigumaho. Imana irashaka uca bugufi, Imana irashaka ko wemera intege nke zawe, ukemera ibyaha byawe, ukemera ikibazo ufite, maze Yesu Kristo akaguha igisubizo. Ukemera ko wasaye mu myanda y'ibyaha, maze Kristo akagusayura. Dutangiye rero icyigisho nyirizina, icyigisho kivuga ngo nimushake kandi mubone. Igihe Yesu yari arimo asoza urugendo rwe hano kuri iyi si, yari agiye kujya mu ijuru, ariko yari ahasize abigishwa bagombaga gukomeza umurimo we. Bamubajije byinshi kandi bari bihebye, bari bafite urwango rukomeye, bangwa n'Abayuda, barabahigaga kandi barabasebyaga. Baravuga ati, mbese kariya gatsinda gatoya, kariya kantu karimo abantu batize, mbese mugira ngo kazatera kabiri? Ariko Imana yahagurukije Nikodemu igihe Yesu yapfiraga ku musaraba kugira ngo atere inkunga iryo tsinda. Imana yabaciriye inzira, ibaha uburyo n'ubushobozi, babwirije isi yose, kandi ngo abubitse ibihugu bageraga no mu bindi byerekezo. Yesu yababwiye ubutumwa bagomba kubwiriza, kandi nibwo turimo tubabwirana. Hari ushobora kugira ngo ni ibisanzwe, ukagira ngo ni ubutumwa usanzwe wumva mu rusengero, ukagira ngo nibyo wumva n'abiyita abahanuzi, ariko ubu ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bufite intambwe 3. Intambwe ya mbere ni umutima wabwo utsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Intambwe ya kabiri ni ukuboko kw'iburyo kwa marayika wa gatatu, ni ingingo yo kwitungira amagara, kurinda ubuzima bwawe, gusobanukirwa ko utari uwawe ngo wige, gusobanukirwa ko uri umutungo w'Imana, gusobanukirwa ko uri urusengero rw'Imana, kandi ukaba udakwiye gutsemba urusengero rw'Imana, ukaba rutsemba nabo bazatsembwa. Ntabwo urusengero
urusengero rw'Imana ari inyubako kuko Pawulo yabibwiye Abakorinto ngo uru rusengero rw'Imana dukwiye kurinda urwo rusengero kuko igihe rumaze kwezwa umuntu amaze gutsindishirizwa akwiriye no kwirinda. Intambwe ya gatatu ni ijwi rirenga riburira abantu ngo bataramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9. Marayika wa gatatu avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramye ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo, uwo muntu azahura n'umujinya w'Imana. Muri iki gitondo tukuzaniye ubutumwa buheruka. Ntabwo ari ubutumwa bwo ku ruhimbi, ahubwo ni ubutumwa bubwirwa amahanga yose. Ni ubutumwa buri mu butayu, ni ubutumwa bumeze nk'ubwo Yohana yabwiye. Niyo mpamvu ukwiriye guhuguka cyane. Ntabwo bushingiye ku idini, ntabwo ari ubutumwa burimo burema idini, ahari ngo bwikururireho abantu, maze ngo iryo dini rigira abantu benshi, maze abayobozi baryo bagira imitungo myinshi kubwo kubona amaturo menshi, kubwo kubona ibya 10 byinshi. Oya, ntabwo ari iki Imana ishaka. Imana irashaka umutima wawe, Imana irashaka kukubabarira ibyaha. Turagira ngo turebe icyo Yesu yabwiye abigisha igihe yari agiye kujya mu ijuru. Turasoma muri Luka igice cya 24. Hari icyo Luka yavuze ku bijyanye n'ubu butumwa. Turagusaba guhuguka muvandimwe wanjye, kandi niba ufite Bibiliya yawe wayirambura tugafatanya gusoma. Nakubwiye ngo abaryamye nimubyuke, kandi abamaze kugera aha mufate Bibiliya zanyu turebe muri Luka igice cya 24, maze dusome duhereye ku murongo wa 44. Amagambo Yesu yabwiye abigishwa agiye kubasezeraho. Ubu ni ubutumwa bw'iteka ryose, ni ubutumwa bwabwirijwe uhereye kuri Adamu kugeza uyu munsi. Hari amagambo avuga ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose no mu mategeko ya Mose, no mu byahanuwe, no muri Zaburi, ko bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Arababwira ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo Yesu yabibwiye abigishwa be. Arababwira ati, nta bundi butumwa bukwiriye kubwirizwa, nta kindi abantu bakeneye, ni ukwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana no kubabarirwa ibyaha. None se kwihana ni iki? None se umuntu yababarirwa ibyaha ate? Ese yasanga pasitori akamusenya? Ese yabibwira padiri ibyo yakoze? Umuntu yababarirwa n'Imana ate? Iyi ngingo irakomeye cyane. Nta kindi kizatuma tujya mu ijuru ni ukubabarirwa ibyaha, kandi tukababarirwa n'Imana.
Reka dukomeze. Iyi ni ingingo tugiye kujya tuganiraho cyane mu gitondo, nk'uko ubutumwa ijuru ryabuteguye. Mu gitondo tuzatinda kuri iyi ngingo kuko ni ingingo ikomeye. Ni ubutumwa butabwirijwe n'amadini, ni ubutumwa isi ikeneye, kubabarirwa n'Imana. Nta kindi kizatuma tujya mu ijuru, ni ukubabarirwa gusa. Nta kindi cyatumye umwana w'Imana ava mu ijuru akaza mu isi, ni ukugira ngo abantu bababarirwe ibyaha, ni ukugira ngo abohore imbohe. Muri iki gitondo ngiyo ngingo ikomeye tugiye kugusobanurira. Niyo ngingo yitwa kwihana, niyo ngingo yitwa kubyarwa ubwa kabiri, niyo ngingo yitwa kubyarwa n'umwuka. Aha ushobora kuba warabisobanuriwe mu buryo Bibiliya itigisha. Waba ubatijwe mu mazi bakakubwira ngo ubwo byawe ubwa kabiri. Oya rwose, amazi ntabwo ahanagura ibyaha, ahubwo ni ikimenyetso, ni igishushanyo. Bifite icyo bishushanya, bishushanya gupfana na Kristo. Turashaka kukubwira rero icyo bishushanya, kuko Yohana yabibwiye abantu ati genda babatirisha amazi, ariko uzaza bazabatirisha umwuka wera. Ushobora kuba warabatijwe na pastor, ariko noneho ijuru rirashaka kubatizwa na Yesu. Pastor ashobora kuba yarakubatirishije amazi, ariko Yesu arashaka kubatirisha umwuka wera. Abazajya mu ijuru ni ababyawe na mwuka wera. Igisambo ku musaraba tuzakibona, kuko nacyo cyarabatijwe, kandi cyabatijwe na mwuka wera gusa, ntabwo kigeze kijyanwa mu mazi. Ushobora kuba warabatijwe mu mazi, ariko ukaba utasobanuriwe neza iyi ngingo. Muri iki gitondo ndashaka kuyigusobanurira, kandi ntabwo ari ubutumwa bw'idini, ahubwo buri muntu wese ashobora kubabarirwa. Abadeperi uyu mwanya bababarirwa, abadivantiste bababarirwa, abakatolike bababarirwa. Biragusaba guca bugufi, biragusaba kwemera ubu butumwa. Turasoma mu Baroma igice cya 3, turasoma duhereye ku murongo wa 25. Hari amagambo avuga ngo niba Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo, kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, bw'Imana yabyihanganiraga. Murongo wa 26. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo. Bw'ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Niba Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo, kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Turi ku ngingo yitwa kwihana no kubabarirwa ibyaha, kugira ngo Imana yirengagize ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Hari icyo nawe ukwiriye gukora, ukwiriye gushaka Imana, ukwiriye gufata ibihe byo gusenga, ukwiriye gutega amatwi ijwi. Kandi igihe Mwuka Wera atsinze umutima wawe akakwemeza ko uri umunyabyaha, ntukwiriye kurwanya ijwi rikomanga umutima. Ukwiye kwemerera Yesu kugira ngo akore umurimo mu mutima wawe. Ni umurimo ukomeye cyane, ni umurimo wo guhindura umutima, ni umurimo wo kugukura mu mutima wa kamere maze akagukiza.
mu gitondo twarebye ikibazo cy'umutima, kandi mbere y'uko tubona igisubizo ukwiriye kubanza kumenya ikibazo ufite. Mbere yo kunyura mu nzira y'Imana ukwiriye kubanza kumenya inzira wagendagamo kare. Iyi nzira ni ebyiri gusa, kandi buri muntu wese akwiriye gutoranya inzira imwe anyuramo. Imwe ni inzira igana ku rupfu, indi ni inzira ijya mu bugingo. Ukwiriye guhitamo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Turashaka kukubwira Yesu ubabarira, turashaka kukubwira Yesu ukiza, turashaka kukubwira Yesu ugiye kugaruka, kandi amaso yose azamureba. None se umuntu yababarirwa n'Imana ate? Iyi ntambwe isobanurwa muri Bibiliya mu mvugo yitwa gutsindishirizwa. None se umuntu yatsindishirizwa n'Imana ate? Gutsindishirizwa niko kubabarirwa ibyaha. Iyi ntambwe itangirana no gutsindwa. Mwuka Wera atsinda umutima, maze akawemeza ko uri umunyabyaha. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 8, Bibiliya ivuga igihe Umwuka Wera azazira ko nagera ku bugingo bwawe ikizakubwira ko Umwuka Wera yaje. Yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha. Ushobora kuba waratsinzwe muri ibi byigisho, cyangwa se ukaba uteze amatwi Mwuka Wera agiye gutsinda umutima wawe. Ushobora kuba waratsinzwe n'icyaha runaka, ijambo ry'Imana rikaba ryaratunze urutoki ku businzi bwawe, kaba ryaratunze urutoki ku busambanyi ndetse no ku bindi byaha wagiye ukora mu buzima. Ukwiriye gutangira gusenga, ukwiriye gutangira gutakira Imana, ubwira Imana ikibazo umutima wawe ufite. Kuri iyi ntambwe ya mbere iyo Mwuka Wera atsinze umutima akwemeza ko uri umunyabyaha, kandi kuri iyi ntambwe ya mbere Mwuka Wera atuma umunyabyaha ababazwa n'ibyaha bye. Umuntu atangira kubura amahoro mu mutima. Mbere y'uko Imana iguha amahoro, ibanza kukwereka ibyakubujije amahoro, kandi muri uwo mwanya ukabura amahoro. Tangira kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana. Mwuka Wera akomeza kuguhishurira ibindi byaha, n'ibyo wibagiwe Imana irabiguhishurira. Kwibuka n'ibyo wakoze kera. Abatwaye iby'abandi barabyibuka, abakubita abagore barabyibuka, abahemukiye bagenzi babo, abagiye mu bapfumu, abakuyemo inda. Ibyaha ni byinshi bikorerwa kuri uyu mubumbe, kandi kugira ngo Imana ibikubabarire ibanza kuguhishurira ibyaha. Ntabwo ari iyerekwa, kuko Mwuka Wera amurika mu bitekerezo, maze umuntu atangira kwibuka ibyo yakoze mu gihe cyashize. Imana irashaka kubabarira ibyo mu gihe cyashize, ariko kuri iyi ntambwe umuntu arabishurirwa. Tangira ushyira amavi hasi, ubwira Imana ati Imana mbwira niba iki naguhemukiye. Mwuka Wera arakurondorera ibyo wakoze, maze ubyatura Imana. Ku ntambwe ya kabiri Imana iguhishurira igitambo. Isi ikeneye guhishurirwa Kristo, maze umunyabyaha akamenya ko ari we watumye umwana w'Imana abaho. Ibi ntabwo ari iyerekwa, ahubwo ibitekerezo byawe byongera kurabuka igorogota, byongera kurabuka umusaraba, maze ukabona uburyo umwana w'Imana
w'Imana yababaye uhereye mu ijuru asiga ubwiza bwe mu ijuru akaza muri iyi si avukira mu kiraro cy'inka agakurira muri iyi si ari impunzi. Ahari ushobora kuba warumvise ububabare bwo kuba impunzi cyangwa se ushobora kuba waribagiwe icyo kibazo, ariko umwana w'Imana yavukiye mu buhunzi akurira mu buzima bugoranye, yakuze ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, kandi ubuzima bwe busoza yanzwe n'ab'umuryango we, yangwa n'abo yaremye, maze bamukurubana bamujyana i Karuvari. Umwana w'Imana yarapfuye, Mwuka Wera arashaka kuguhishurira ibyo, kuko nta muntu ubabarirwa hatari igitambo. Waheburayo 9:22 ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Zekariya nawe yarabivuze muri Zekariya 12 duhereye ku murongo wa 10, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu, bazitegereza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera. Imana irashaka ko witegereza. Hari uwacumiswe, hari uwakubiswe, hari uwapfuye aturitse umutima, kandi ntabwo yazize inkoni, yari akubiswe gusa, ahubwo yaturitse umutima kubera ibyaha byacu. Imana irashaka kubiguhishurira kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Iyi nzira ni inzira Imana yashyiriyeho umunyabyaha wese. Bibiliya tubwira ngo mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri mubariho munyura. Iyi nzira ni Yesu Kristo, kandi ni Adamu yanyuzemo. Adamu yababariwe ibyaha, ni Aburahamu yanyuzemo. Iyi ni inzira ya kera, kandi ni nayo nzira dukwiriye kunyuramo. Iyi nzira umugenzi nubwo yaba ari umuswa ntazayiyoba. Iyi nzira ni Yesu Kristo. Muri iki gitondo ndagira ngo rwose utege amatwi kandi wumve. Mu gihe cyashize babarirwaga ibyaha bifashishije ibitambo. Ukeneye kubabarirwa akajya gushaka igitambo, agashaka umwana w'intama udafite inenge, cyangwa se agashaka inuma, kandi yagombaga kuyizana ari nzima. Ahari yashoboraga kuyirukaho kugira ngo afate iyo numa. Ahari yabashaga kuyigura kuko zaranacuruzwaga, ariko kubabarirwa byasabaga igitambo. Uyu munsi ntabwo Imana igusaba kujya gushaka intama, ahubwo ibyo byashushanyaga yarabonetse. Yesu Kristo niwe gitambo kizima. Muri iki gitondo ndashaka kukubwira intambwe zo gutsindishirizwa. Intambwe ya mbere ni ugutsindwa, maze umunyabyaha akamenya ko ari umunyabyaha kandi agahishurirwa ibyaha bye. Intambwe ya kabiri ni uguhishurirwa ntama w'Imana mu bitekerezo byawe, maze umuntu akarabuka ibyamubayeho. Ntabwo ari iyerekwa, ubwo ijambo ry'Imana ryarabigaragaje. Hari wabisoma mu byanditswe, maze mu bitekerezo ukabirebesha amaso. Muvandimwe wanjye, mu gihe witegereje ibi, umutima uraremererwa cyane, umutima ugira agahinda kenshi, ndetse bamwe banabogoza amarira, maze bagapfukama munsi y'umusaraba bakatura ibyaha bakoze. Intambwe ya kabiri ni ukwatura ibyaha. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka, uwo niwe uzabibabarirwa. Ukwiriye gupfukama imbere y'Imana ukatura ibyaha byawe, ugasaba Imana imbabazi, kandi Imana hari ibyo yasezeranye. Yasezeranye ko ariyo kwizerwa, kandi ikiranukira kutubabarira. Ntabwo Imana yirengagiza abayitakira, ntabwo Imana yirengagiza abasaba imbabazi z'ibyaha byabo.
ndagira ngo ibi bintu byumve kandi tangira uru rugendo. None se niki kibwira umuntu ukababariwe? Nkuko tubisoma mu Baroma igice cya 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa kubwo kwizera. Umurongo wa mbere, nuko rero ubwo twatsindishirijwe kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Uw'Imana ibabariye iruhura umutima we, imuha amahoro yo mu mutima. Iki ni ikimenyetso kikubwira kubabariwe ni ukugirana amahoro n'Imana. Wumva uruhutse mu mutima, wumva ukuweho umutwaro w'ibyaha. Yesu Kristo arashaka kukuruhura, agutegeye ibiganza, arahamagara abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Uburemere bw'icyaha ni Kristo ushobora kukuruhura gusa, kandi hatagize ubutabazi bukugezwaho uyu mutwaro uzaguhitana. Muri iki gitondo ndashaka kugusobanurira uko ushobora kwiyunga n'Imana. Igihe umuntu amaze kwiyunga n'Imana, akwiriye no kwiyunga na bagenzi be. Ugasaba imbabazi umugore wawe wahemukiye, ugasaba imbabazi umuturanyi wawe wahemukiye, ugasubiza ibyo abandi watwaye, ugasubiza amafaranga y'abandi wibye. Ahari wagiye kugura bagusubiza menshi, uravuga ngo ndatomboye reka nigende. Ariko ibyo nabyo byanditse mu gitabo cy'urupfu. Igihe tumaze kwiyunga n'Imana, kwiyunga na bagenzi bacu, ngubu butumwa tubafitiye muri iki gitondo. Nkuko Yesu rero yabibwiye abigishwa be ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa abantu bose, ntabwo ari idini runaka, ahubwo umuntu wese uteze amatwi muri iki gitondo. Imana irashaka ko wihana, kandi kwihana ntabwo ari idini. Kwihana si ukuvuga ngo narabatijwe, oya rwose. Imana igufashe, Imana iguhe kwita kuri ubu butumwa, kuko ibya buri muntu wese birimo birasuzumwa. Urukiko rw'Imana ruragutegereje. Dusoza iyi gahunda, tugiye gukomeza dusuzuma ikibazo mwene muntu afitanye n'Imana. Nkuko twabibonye ku munsi w'ejo, twabonye ko ikibazo ari umutima, kandi umuntu burya ni mu mutima, kandi uyu mutima uvugwa ni ibitekerezo. Ibyo umuntu akora byose ni mu bitekerezo. Ariko twabonye ko twavukanye kamere y'icyaha, twabonye ko twavukanye umutima wa kamere, kandi uyu mutima utera urupfu. Uyu mutima ni umwanzi w'Imana. Ufite uyu mutima ntiwasenga ngo Imana yumve, ufite uyu mutima ntiwakora umurimo w'Imana ngo Imana inezerwe. Imana irababaye kubw'uyu mutima. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ushobora kuvuga ati genda umunyadini, ariko Yesu yabisobanuriye abanyadini mu gihe cye, kandi bari bafite idini ryiza cyavugaga ko rikomeza amategeko y'Imana. Iryo dini ryari rifite abayobozi, iryo dini ryari rifite abakora amakorari. Iryo dini ni idini ry'Abayuda. Yamaze Yesu aganira nabo muri Yohani igice cya 8 uhereye ku murongo wa 31. Maze Yesu abwira Abayuda bamwemeye, arababwira ati namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababata. Ariko baramusubiza ngo ko twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, tukaba tutigeze tuba imbata y'umuntu wese, ubu iki ko tuzabaturwa. Umurongo wa 34, umurongo wa 34 Yesu arababwira ngo oya, ntabwo mvuga ububata bwo kuba umuntu ari imbata y'umuntu wese. Ubwo Yesu yabasobanuriye iby'ubwo bubata, aravuga ngo umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Umurongo wa 36 yarababwiye ngo
umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri ariko abayuda banga guca bugufi baravuga ati oya rwose twebwe turi abana b'Aburahamu twebwe turi abana b'Imana ariko Yesu arahuranya ababwira ikibazo bafite arababwira ku murongo wa 44 ko mukomoka kuri so Satani kuko byose ararikiye hari ibyo namwe mushaka gukora uhereye kera kose ni umugome n'umwicanyi ntabwo yahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we bose w'abanyabinyoma bose w'abicanyi bose w'abagome nta wundi ni Satani ushobora gushinga urubanza ukavuga uti jewe ntabwo ni Satani yandemye jewe naremwe n'Imana yego koko waremwe n'Imana ariko hari ibintu byabaye muri Edeni Satani agukura mu biganza by'uwakuremye aguhindura imbata ye ndashaka kubwira inkomoko y'iki kibazo inkomoko y'iki kibazo ni ku mukurambere wawe twese ababyawe n'umugabo n'umugore twese bakomoka kuri Adamu ari abazungu n'abirabura abize n'abatize abanyarwanda n'abarundi buri gihugu cyose ababasha gutega amatwi ubutumwa mu rurimi bumva twese turi umuryango umwe twese turi umuryango wa Adamu kuba hari abazungu n'abirabura byose ni ingaruka y'icyaha kuba hari ivanguramoko hari ibihugu bigira abahutu n'abatutsi ibyo byose ni ukubera icyaha twese turi umuryango haravuga ngo twebwe turi Abamalawi abo ni Burundi ariko twese turi umuryango kandi twese turi ku isi Imana yaremye cyane nicyo gituma abantu birukanwa aho bifuza gutura kuko Imana ntigena abantu aho bagomba gutura ntabwo Imana ivanguramo ntabwo Imana ivangurira ibihugu icyaha nicyo cyadutandukanije ariko twese turi umuryango ndagira ngo mubwire ikibazo dusangiye ikibazo cy'icyaha kuko twese dukomoka ku muntu umwe twese dukomoka kuri Adamu kandi iki kibazo cy'icyaha amaherezo yacyo ni urupfu twese tugomba gupfa kuko twese twakoze ibyaha kandi ntitwashyikira ubwiza bwiza ntabwo abanyarwanda bazapfa ngo Abamalawi basigare ntabwo abarundi bazapfa ngo Abatanzaniya basigare ntabwo abantu bazajya i Burayi ngo babe bacitse urupfu ahari n'Abanyaburayi basigare urupfu ruragutegereje kuko twese twakoze ibyaha ikibazo cy'icyaha kiraremereye ikibazo cyihisha mu madini ikibazo cyihisha mu mitima y'abapasitori mu mitima y'abapadiri mu mitima y'abashehe mu mitima y'ababwiriza icyaha kiri mu mitima nyamara abantu bambara umwambaro w'idini iki kibazo kiraremereye kandi abantu bose bagomba gupfa turashaka kukubwira ibanga ryo kudapfa wahawe iki gihano kandi arashaka kurokora ubugingo bwawe nta wundi muti watanzwe n'ijuru nta wundi muti w'urupfu ni ukubabarirwa ibyaha igihe iki cyaha cyinjiraga mu isi Bibiliya iratubwira mu byahishuwe igice cya 12 dusomye ku murongo wa 12 haranditse ngo bajuwe ntiwishime nawe wasiwugushije ishyaka kuko Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi kandi azi ko afite igihe Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi uyu mwuga dutuyeho niwo wamwakiriye igihe rero mu nama y'agaciro
y'agakiza bafataga umugambi wo kurema umuntu. Hari umugambi Satani nawe yagize. Iyi nama y'agakiza turayisanga muri Bibiliya. Bitangirira igice cya mbere umurongo wa 26. Turasanga inama mu ijuru. Ijuru barateranye. Umurongo hari amagambo avuga turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe inama nziza. Imana yakoranyije abo mu ijuru iravuga ngo turema umuntu kandi tuzamureme mu ishusho yacu uwo muntu azaba ase natwe. Imana yaremye umuntu ariko uwo muntu yasaga n'Imana, ishusho y'Imana. Turashaka kukubwira ikintu twambuwe na Satani. Turashaka kukubwira ikintu watakaje. Nta kindi ni ishusho y'Imana. Turagira ngo tukubwire ahantu wavuye. Wavuye mu biganza by'umuremyi maze Satani aguhindura imbata. Niyo mpamvu Yesu yashinzaga Abayuda gukomoka kuri so Satani. Ntabwo Satani yakuremye ariko Satani yarakubohoje. Satani yakugize imbata ye. Satani yakugize igikoresho cye. Ibyo yifuza ko abantu bakora ibyo nibyo bakora. Ntabwo Satani ari usamba, ntabwo Satani ari we yiga, ntabwo Satani ari mu biti, ntabwo Satani ari mu nyamaswa. Ubuturo bwa Satani ni umuntu. Igihe umuntu yaramaze kuvanwa mu biganza by'uwamuremye, Satani yahise amutura amuhindura igikoresho cye. Niwe utuma abantu basamba, niwe utuma abagore biyambika ubusa, bakambara ku gapantaro niko kakubera. Nyamara Bibiliya iravuga ngo ntabwo umugore akwiriye kwambara nk'umugabo kandi ntabwo umugabo akwiriye kwambara nk'umugore. Ariko turi mu isi irakora Imana mu jisho. Aho abagabo batangiye kwambara amajipo, aho abagore bambara amapantaro, ibyo ni ishyano. Ibyo ni ibinyuranye na gahunda y'Imana. Ukwiye kwiyambika neza. Aha ushobora kugira ibyo witwaza ngo turi mu bihugu biri mu imbeho, ariko ntabwo ari byo byatuma wiyambika gutyo. Nshuti muvandimwe, niba ugifite umutima nawe hagararira aho ugeze, ubabaje Imana mu buryo buhagije. Satani niwe wohereza abantu mu bapfumu. Satani niwe wababwira ati buriya wacururije ku biti nibwo wakumva. Satani niwe utuma abagabo baca inyuma aho bashakanye. Satani ntabwo ari kure yawe, ahubwo ari mu mutima wawe. None se byagenze igihe Imana yaremaga umuntu, yamuremye mu ishusho yawe kandi muha amabwiriza akwiye kugenda. Umudendezo muri uru rugo rwawe, mu rugo rwa mbere rwo muri Edeni, namubwira ati nguhaye umudendezo, ujye urya ibintu byose uko ushaka, ariko kiriya giti ntuzagikoreho, ntugikoraho uzapfa. Maze uwo muntu avuga ati ntacyo bitwaye. Muri Edeni nta nzara yari ihari, muri Edeni nta kwifuza kwari guhari, nta bukene bwari, ariko Satani yateze amatwi yumva ikiganiro umuremyi arimo ahaba abakurambere babo, kuko Imana yarabagendereraga mu mafu yari munsi. Maze Imana ikabasura, maze Imana ikabasuhuza, maze Imana ikabaganiriza. Imana ibabwira n'ikibazo isi yagushije. Ibabwira ati isi yamanikiwe n'umwanzi, muramenye mube maso, muramenye ntimuzatandukane, muramenye ntimuzashukwe n'uyu mugome. Yahitanye 1/3 cy'abamarayika, ahari namwe yazabahitana, ariko nimuba maso muzareba. Maze abakurambere bacu basobanukirwa n'iryo jambo kandi bafata umwanzuro wo kuba maso. Nuko namwe nimube maso. Bibiliya iratubwira ko uwo mugome n'uwo agihari kandi bazerera nk'intare ishaka uwo yacoshe. Nuko ijuru ryakoze inama y'agakiza, niko Satani nawe yakoze inama n'abadayimoni ati dore umuntu araremwe kandi ahawe umutware, isi ishyirwa mu biganza bye, ibintu byose abitegeka.
biboneke none turabigenza maze Satani abwira abadayimoni ati tugomba kumutera n'imbaraga. Abadayimoni baravuga ati ntabwo twatinyuka ubwiza wasaga n'Imana, umuntu wabengeranaga, umuntu wari wambaye ubwiza bw'Imana, kumureba byasaga no kureba mu zuba, umuntu yari muremure kandi ari mugari cyane. Uyu muntu yari atangaje, ariko Satani afata uwo mugambi. Maze muri uyu mugambi wa Satani, Satani yaje kubwira abadayimoni ati oya icyo twakora kugira ngo tumwambure amahirwe ahawe, kugira ngo tumwambure ubutware, kugira ngo tumwambure Imana, dukwiye kumutegera kubyo akunda. Nyamara aba bantu bari bafite ibyo bakunda. Adamu yakundaga Imana kandi agakunda umufasha. Eva yakundaga umugabo ariko agakunda cyane ibyaremwe, agakunda Imana, ariko umutima wakundaga ibyaremwe cyane. Maze mu byo Imana yaremye, Eva yakundaga inyamaswa yitwa inzoka. Yari inyamaswa nziza, akanyamaswa kanyerera, inyamaswa igenda iguruka, inyamaswa zabanaga n'abantu, icyaha kitarinjira mu isi. Ubwo yabashaga kuryama iruhande rwa Adamu. Icyaha nicyo cyadutandukanije nazo. Nuko igihe kimwe Satani yifuza gukora uyu murimo yaragambiriye, maze akomeza kugenzura abakurambere bacu, aravuga ngo nzabategera ku byo bakora. Mu gihe uyu mugore yitegerezaga inzoka, Satani yaramubonye umwanya, maze umugore agiye kumva yumva inzoka itangiye kuvuga. Nuko Satani atangira kuvugira mu nzoka, igikoresho yifashishije n'inzoka. Nuko atangira kubaza umugore, aramubwira ati ni ukuri koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi mbuga? Maze umugore atangira kugirana ikiganiro n'inzoka. Atoya ntabwo Imana yabitubujije, icyo Imana yatubujije ni igiti kimwe gusa. Yaratubwiye ngo ntituzagikoreho tutazapfa. Inzoka ati ntabwo upfa ntabwo muzapfa. Imana yarababeshye, hari ukugira ngo mutamera nkayo. Oya rwose nta kibazo igiti gifite. Maze inzoka ihita isoroma irarya, maze iranasoroma ihereza umugore ati rya nta kibazo. Umugore ntabwo yashishoje, ahubwo yahise atamira iryo tungo. Maze Satani yinjirana naryo, ahita atura mu mutima. Satani ahita atura muri Eva, maze Satani ahita abwira Eva, none amubwira atari mu nzoka, ahubwo amubwira noneho nk'umutuyemo. Aramubwira ati noneho usoroma ushyire n'umugabo. Maze Eva ahita asoroma vuba vuba, ahita asihutana cyane ashyira umugabo we. Aramubwira ati mutware wanjye, navumbuye ibanga, dore cya giti Imana yatubujije, burya nacyo kiraribwa. Burya Imana yaratubeshye, akiraryaho ntacyo bitwaye. Adamu yaramwitegereje, amarira azenga mu maso. Adamu yibutse ibyo Imana yavuze, kandi yibuka ko Imana itagibeshya. Adamu yahise ashyirwa mu iyerekwa, yahise abona imbere ye umugore wari umurambo, yahise abona imbere y'umugore yapfuye. Nyamara Adamu yaramukundaga cyane. Adamu yahise amera nk'uko umupfakazi yaba ameze umugore yapfuye. Adamu atangira kuboroga cyane, ariko umugore akomeza kumuhata. Atorakirarya nta kibazo. Adamu arabyanga, ariko umugore arahata.
Adamu nawe afata umwanzuro aravuga ati n'ubundi umugore wanjye arapfuye, umugore wanjye namukundaga, noneho kugira ngo sigare jyenyine ngiye kwemera kuziryaho maze dupfane. Adamu azirya azi ko bagiye gupfa, azakira boza amarira. Igihe yatamiraga urubuto Satani yinjiranye narwo, maze na Adamu Satani ahita amutura. Abakurambere bacu bahinduka ubuturo bw'imyuka mibi, ubuturo bw'abadayimoni. Maze Satani amaze kubaturamo, maze Satani ahita bahinduka, arababwira ati burya mukoze ishyano, burya iby'Imana yavuze ntabwo ibeshya, Imana igiye kuza kubarimbura. Adamu abona bambaye ubusa, Adamu bagushije ishyano, Adamu atangira kwirukana muri iryo shyamba. Abandi Imana yaremye bahinduka abasazi. Adamu imbere umugore ari inyuma, birukanka bikinga mu bihuru, banagura ibibabi by'ibiti ngo biyambike. Mbega ibintu muri Edeni, mbega ishyano ryari riguye. Ntabwo nabona ururimi nabibabwiramo, ariko ahari umutima wawe ushobora kubitekereza. Iyi si yagushije ishyano, nuko Adamu akomeza kwiruka. Mw'ijuru bitegereza umurimo w'intoki z'Imana, bitegereza umuntu wari waremwe n'Imana. Abona umuntu Imana yaremye abaye ubusa, umuntu Imana yaremye ari abaye ubusa. Rimwe arirukanka muri Edeni, umuntu yambaye ubusa, maze inama mw'ijuru iratera. None se twakora iki kugira ngo uyu muntu atabarwe? Abamarayika baratinya, tubayobeje 1/3 cy'abamarayika, ntabwo twatinyuka. None se ninde wamutabara? Imana ati ndabona nta wundi, jewe ubwanjye ni jyewe ugiye kwimanukira, ngiye gutabara umuntu wanjye niremeye. Maze Imana iraza izihamagara, Adamu uri he? Adamu uri he? Iki gitondo Imana iraguhamagara. None se wowe uri he? Ushobora kuba uri mu byaha, ushobora kuba uri umusinzi, ushobora kuba uri mu nzara, ushobora kuba uri mu burozi, ukaba ufite umuntu wifuza guhitana. Mbese muri iki gitondo uri he? Imana yaje kugushaka. Adamu yitabye irarika ryiwe, ariko avuga ikibazo afite, aravuga ngo numvise imirindi yawe ni nyamara Imana yajyaga ibasura mu mafu ya nimunsi, Adamu akanezerwa. Ariko none ubwo Adamu arumva ari imirindi. Igihe ijambo ry'Imana ririmo riraguhamagarira kwihana, icyaha gituma wumva ari imirindi, icyaha gituma wumva ari ukugusakuriza, icyaha gituma wumva ari ukukuza amahoro. Mbese abantu bari kubwiririza ahangaha, abantu batubuza kuryaha, abantu ni irihe dini? Adamu nawe yumvise imirindi, nyamara Imana yarije kumukiza. Imana iramubwira ati Adamu ni iyihe mpamvu uri murisha? None wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Adamu abishyira ku mugore we, aramubwira ati ni wa mugore wampaye, niwe wanshutse ndazirya. Iyo utaza kumpa umugore ntabwo naguhemukiye Mana, ni wowe wabikoze, ni wowe wamemukiye, ni wowe wampaye uyu mugore, uyu mugore niwe wanshutse. Icyaha cyatumye urukundo rushira, icyaha cyatumye umugabo ahinduka. Adamu yari azi ko Imana ije kumwica, hari n'ibishyira ku mugore, irica umugore jyewe nsigaye. Icyaha cyabakuye urukundo mu mitima, urukundo bakundaga Imana, urukundo yakundaga mugenzi we, bahindutse urukundo rwo kwikunda, umutima udeburwa n'ibicumuro. Nuko Imana ihindukirira umugore, umugore yararimo atitira, umugore ahinda umushyitsi, umugore aravuga ati ubu ni jyewe ugiye kwicwa, ni jyewe nyirabayazana, ariko ngomba kugira uwo mbigerekaho. Nanjye ndabigereka ku Mana,
umugore ng'Imana iti ni wowe waremye inzoka iyo nzoka nayo iranshuka ndazirya nta wundi wabiteye ni wowe iyo utaza kurema inzoka ntabwo manakoze Imana ica bugufi Imana yemera ko bayishyiraho ibyo byaha nkuko Imana ihindukira iyo nzoka tuhazoka ibyo wakoze ni ibiki wibutse ikivume isi yacu yaravumwe isi yacu yagushije ishyano ndagira ngo ubwire muri iki gitondo ufitanye ikibazo n'Imana kandi n'ikibazo dukomora kuri Adamu twahindutse imbata y'ibibi twese abamukomokaho dufitanye ikibazo n'Imana muri iki gitondo mu gihe turimo turasoza ndashaka kuza gusubukurira aho ngaho dukomeze turebe iki kibazo kuko utamenya ikibazo ufite ntabwo washaka igisubizo utamenye kuri mukaga ntabwo wafata umwanya wo gutabaza Imana yatanze isezerano kuko tubisoma mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15 nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore hagati y'urubyaro rwawe n'uwo uzarukomeretsa agatsisi ariko rwo ruzakumera umutwe urubanza Imana yaciriye inzoka kandi umuhanuzi wumbatiye ibihe byose uru rubanza rwerekezaga kuri Yesu Kristo Kristo niwe wakomerekejwe ku musaraba ariko umwami wacu yarazutse kandi Satani yamumeneye umutwe muri iki gitondo ndagira ngo uhindukirire Imana Adamu mu gihe yari imbere y'Imana kandi ahinda umushyitsi Imana yamweretse ingaruka z'icyaha yaramubwiye ngo uzaniye ubutaka kuvuma bazagukomokaho bazavukana umuvumo bazagukomokaho bazavukana ubugome Imana imushyira mu iyerekwa ati kandi ibi bintu uzanye bizanye n'urupfu abazagukomokaho bose bazaba kandi amashyirwa mu iyerekwa abona uko ibihe bizakurikirana abona uko icyaha kizagenda kirushaho kwaguka mu isi uko abantu biyongera ariko ubugome bwiyongera maze abona uburyo abantu bazagomera Imana isi ikarinduzwa umwuzure kandi Adamu yashyizwe mu iyerekwa abona imirambo myinshi ireremba hejuru y'amazi abantu bapfuye bazize kwanga ubutumwa abantu bapfuye bazize icyaha Adamu yabonye kurimbuka kw'i Sodomu Adamu yabonye kurimbuka kwa Yerusalemu Adamu yabonye ubwicanyi bwo mu isi yabonye intambara zizahitana benshi abonye ivanguramoko abona uburyo abantu bazatuma bakamanuka hasi cyane bakava ku gihagararo cya metero 6 bakajya munsi ya metero 1 abona uburyo abantu bazatuba cyane no mukurama mu myaka umuntu wa mbere yaramye imyaka isaga 900 ariko Adamu abona no kuzajya bageza ku myaka 100 bizagora Adamu abona ubuhenebere bwo mu isi Adamu abona ubugome bwo mu isi Adamu abona inyamaswa n'igishushanyo cyawe Adamu abona isi izazengurukwa bazaba bayituye mu minsi isi izaba irimo irasoza uburyo bazahura n'umubabaro ukomeye Adamu yashyizwe mu iyerekwa Adamu abona uburyo icyaha kizakora ishyano abona Yesu ava mu ijuru
Yesu aza mu isi banyamubwira ati byose ni ukubera icyaha cyawe. Abona Yesu akurira mu buzima bugoranye, yitwa n'inzara isi n'ibiyuzuye ari we wabiremye. Abona Yesu afatwa mu gicuku, akurubanwa bajyanwa kumwica, bamumanika hagati y'ijuru n'isi. Mwana w'Imana apfaturitse umutima, umutwe mu gituza. Adamu arabyitegereza, Adamu yubara ari imbere y'Imana, aravuga ati wa Mana we mbabarira unyice, niba icyaha cyanjye kizakora ibi bintu mbabarira unyicure mu ndi muntu. Imana amubwira ati Adamu ntugipfuye. Imana iragenda izana umwana w'intama, iramubwira ati Adamu urambura ibiganza kuri iyi ntama, maze watura icyaha cyawe, maze wisogotere iyi ntama. Iyi ntama ishushanya umwana wanjye, nuko Adamu yatura ibyaha by'abagozanira, nuko Adamu yisogotere intama. Mu gihe intama yateraga imigeri, igihe amaraso yamenekaga, Adamu abona asogose umwana w'Imana. Adamu abona umwana w'Imana apfuye mu cyimbo cye. Umwana w'Imana yazize ibyaha byawe. Muri iki gitondo Imana irashaka kukubabarira. Aya maraso yamenetse harimo imbaraga zo kukweza. Fata umwanzuro wo gusenga, fata umwanzuro wo kwikubita mu biganza by'Imana. Ufitanye ikibazo gikomeye n'Imana, mugihe tuza gusubukurira ahangaha turagusaba gusenga, turagusaba gusenga isengesho ryo mu rwiherero, nubwo ryaba rigufi cyane. Ariko ubwira Imana ati naracumuye, kavukire yanjye iranduye, umutima wanjye ni umutima mubi, n'umutima uri mu bugome, n'umutima uri mu inzangano, n'umutima uri mu busambanyi, n'umutima uri mu bwibone, n'umutima uri mu ishyari, n'umutima uri mu umujinya, n'umutima uri mu kubeshyerana, n'umutima uri mu gusebanya. Mbega umutima mubi, ikubita imbere y'Imana. Imana ati ntabara, Imana ati muramo uyu mutima, umutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi 2:5, kugira wa umutima wari muri Kristo Yesu. Imana irashaka umutima wari mu mwana wawe, umutima wera, umutima urimo amategeko y'Imana, umutima urimo urukundo, umutima urimo kwihangana, umutima urimo kugira neza. Ikibazo dufitanye n'Imana ni umutima. Imana irashaka guhindura umutima. Reka rero abari hirya no hino, hari abatwumva bari mu ngo zabo, abari n'abari muri iri teraniro, tugiye gusenga isengesho ry'umuntu ku giti cye, isengesho rya bucece. Bwira Imana ibiri ku mutima wawe, Imana irakumva. Nubwo ryaba ari isengesho ryo mu mutima, Imana ihegetse umusaya, rero yitakire rwose. Imana irashaka kugutabara. Ngo ntabaza ndagutabara, Ndiba nani fulani ndiba nzawutanizirani, fulani nzawutanizirani, ndiba ntawe yofula, ndiba jopyeso ifayo linafika ntawe yakutawazula bansi. Amene midima yatu inaleganitsa ni mulongo tikwanda bansi winaliansabe mpira bayeka muze mulongo zimezi mutima mwake. Yesu agiye kuza, muririmbe bagenzi mwishima, Yesu agiye kuza.